harimo ibintu byinshi cyane aho ngaho. Ese abo babivuga aho ngaho handi baba ko harimo benshi batarangiza n'igihe bahawe, ubwo ni ukubera ko baba bahisemo, kandi abenshi bavanwaho n'ibyaha bakoze. Ibyo ni byo byiza se, kuvaho nayo ni intego, no kuvaho wakoze ibibi yaba intego. Icya kabiri, ntabwo ibihugu byose biteye kimwe ku isi. Ntabwo igikorwa mu gihugu kimwe aricyo kigomba gukorwa mu kindi. Niyo tubireba n'abo ngabo babivuga bose bafite uburyo butandukanye. Reka nkwereke, nta nubwo bavugisha n'ukuri. Bari muri ibyo bihugu by'Uburayi cyangwa n'ahandi, Aziya yo nabaye nyishyize iruhande. Mu by'ukuri bamaraho igihe kinini, tuvuge kubera ko ari minisitiri w'intebe w'igihugu runaka, bafite uburenganzira bwo gukomeza. Barabihinduye gusa, bakuvana kwitwa perezida babigira prime minister cyangwa chancellor, ukaba wakomeza ukabaho kugeza wenda nyine aho bikurambiriye, kubera ko byanarambiranaga, ariko ukaba wakomeza. Hari benshi bamazeho, hari abunzi, ntabwo nirwo mvuga amazina, bamazeho imyaka 20 cyangwa bamazeho imyaka 20, hari abamaze. Abandi nko muri Amerika, ariko kuki byitwa, niba bajye bavuga niba ari ubuyobozi cyangwa ari perezida gusa. In fact, nko muri Amerika bakubwira ko perezida nta bushobozi afite, inzego zitandukanye zigira zitya, kwamaraho igihe kingana gitya inshuro ebyiri, okay. Ariko nk'uyobora, abayobora Congress cyangwa abayobora Senate bafite uburemere. Kuki yamaraho imyaka 30? Kuki batabishyizeho ngo n'uyu nawe najya amara 10 ajya avaho? Ntabwo ariko bimeze. Kuki babishyize kuri perezida gusa? Ariko na wa perezida bavuga uvaho hajyate, niba banamurekaga akavanwaho n'uburyo bw'ayo matora n'iki, ariko ibyo ntabwo ndi babwira ngo niko bakwiye kubikora. Ariko ubushobozi bafite muri iyo myaka, erega ku isi barica bagakiza, bica isi cyangwa bakayikiza, uretse ibyo muri Amerika iwabo. Ariko ku isi ahandi hanze y'Amerika, perezida yashatse ko isi irimbuka irarimbuka, yashatse kugira ubushobozi afite muri icyo gihe ntibugira uko bungana. Ariko bakakubeshya ngo ari aho, ngo arabeshya. Ariko bariya bandi nabo bavuga ngo bamucunga n'iki, bo bagumaho ntibavaho. Bamaze imyaka 30, murabazi, mujya mubabona. Kuki waba ufite ubwo bushobozi nk'ubwo bwo gukorera inteko cyangwa ukamaraho iyo myaka yose? Uvuga se ko nta bushobozi ufite? Niba ntabwo ufite, ni ukuvuga ngo bufitwe na perezida. Buriho perezida wica agakiza, ubushobozi afite ntabwo ari bwo buri mu bindi bihugu. Na hano mu Rwanda aho babivuga, bajya bahera no ku mateka yacu. Kubaka biriya bavuga bubatse, ugiye kujya mu myaka ya mbere y'ababanje, wari uzi ko hari igihe hari abayobozi muri Amerika bashatse ko
bakomeza gutorwa guhindura manda ntibibe rimwe kabiri gatatu aya in fact bigitangira witwa George Washington we buriya bigeze gushaka kumugira ngo abe nk'umwami niwe wabyanze nyuma yaho bashatse kugira ngo bakomeze umuyobozi wari uriho akomeze nabwo aba ari wo ugera harabyanga ariko biba byarabaye ariko ibyo ni ibintu biba bijyanye n'igihe ni ibijyanye n'igihe ibyo baje kugeraho hanyuma nyuma y'imyaka 100 n'indi ndavuga aho byaje gutunganira bigafata umurongo barashaka ngo abe ari byo abanyafurika bakora banirengagije imiterere y'igihugu kimwe cyangwa ikindi muri Afurika cyangwa Afurika muri rusange ariko ibyo sinzi n'impamvu ari cyo kibazo gikwiye kuba kirebwa gusa umuyobozi yaba yatinda yaba yavaho vuba ahubwo icyo bakwiye kuba bigisha ni ukuvuga ngo ariko umuyobozi yaba amazeho umwaka umwe muri 5 cyangwa amaze 5 mu 10 agomba gukora iyo akoze ikibi bigenda bite akwiriye kuba yanavaho iyo ari cyo bavugaga kuko muri Afurika politika hiyibera y'abambi n'abanyafurika ubwabo abantu bakajijwe ntibabibone neza icyo bababwira umuyobozi ashobora gukora nabi akagirira nabi kumugaragaro akijya no ku butegetsi ntabwo ari ngombwa ko hagomba gutegerezwa imyaka 5 cyangwa 10 bakwiye kubibazwa icyo gihe abantu niyo mpamvu ubona muri ibi bihe hariho ikuraho rya leta ingabo zikuraho leta nko mu burengerazuba bwa Afurika abantu rero barasimbuka bakavuga kudeta bakavuza induru kudeta ifite aho ikomoka kuki atariho muvuga abaturage bagera aho bakarambirwa iyo barambiwe hakwiriye kugira igikorwa bakwiye kubaho politiki ikosora ibintu abantu ntibahere muri ibyo ngibyo ariko iyo hatari ikibazo kandi ibikorwa bituruka muri abo baturage kuki wagira ikibazo nabyo ndabivuga nshaka no gusobanura ku buryo bubiri hari icyo ngicyo ariko no ku kindi nshaka gusobanura njye ntabwo ariyo mpamvu banantura nkemera nkakomeza nanjye ubundi bitari ikibazo mbona gihari nk'umuntu kuvuga ngo ariko ndabonaga nanjye mfite amaso iyo biza kuba ari ikibazo cyo guhitamo kandi hari n'ubushobozi butuma ibintu bishobora kugenda neza kuko bigaragara ariko banabibona mba naregeye kera rwose ku buryo inyungu zirimo ibintu byine umuntu yarinda kandi bibaye ko kuba ukomeje mu by'ukuri bifite ikibazo ku mibereho y'abantu icyo gihe rwose numva mfite icyaha ku mutima kuba nakomeza yego politiki rero ibyo abantu bavuga bazabivuga ariko tugomba kureba twebwe no gutanga urubuga abanyarwanda kuko bakavuga icyo batekereza cyo bumva njye rwose ntabwo byatwara umwanya munini mbisomyemo kandi ntabwo byancika nkabisomamo abantu kumva bavuga batari ko uyu nawe tugeze ahantu uyu nawe tugeze ahantu
yatubisaga kandi dore hari n'abandi babishoboye nagenda mutarabivuga. nyakubahwa perezida wa repubulika, mwaduha ishusho y'u Rwanda mwifuza kuzaba mutuyemo, kuzasaziramo inyuma nyine guhera mufashe retirement, mufashe ikiruhuko cy'izabukuru? ni u Rwanda rw'abanyarwanda babanye hagati yabo, niba bafite n'ibibazo byaba bisanzwe bisa nk'iby'ahandi. nta gihugu cyangwa nta gihe ibintu bizera ngo de, hahora habari ibibazo, ariko bigomba kugira n'ababikemura. ariko muri rusange uvuga uti igihugu kiratekanye, gifite n'abakiyobora nyine n'inzego zikemura biba bivutse nk'ibibazo, kiratera imbere, urabona ibintu byose. njya mpora wehe nk'urugero, yego, njya mbona turagerageza kubaka ibintu byinshi, inzego nyinshi, ahantu henshi, yaba mu burezi, yaba mu bijyanye n'ubuzima, yaba ari mu bikorwa remezo, ahantu hose. ariko hari icyo njya mbona rimwe na rimwe, njya mbona nka muri budget, nko mu budget y'ubuzima, ariko nkanabona n'ibintu, nkabona abantu basabwa koherezwa hanze kujya kwivuza, bajya mu Buhinde, bajya mu Bubiligi, bajya muri Turukiya, bajya kwivurizayo. rimwe nkareba nkabaza n'abakozi dufatanyije kuyobora, nkabaza ariko uyu muntu kuba ajya kwivuza, n'uyu agiye kwivuza iki, n'uyu agiye kwivuza, turishyuye, twagira dute kugira ngo aba bantu babone izo serivisi hano? umuntu azagomba buri gihe, ikintu cya mbere utekereza iyo witsamuye, iyo ugeze uti abandi bajya muri Kenya, abandi bajya muri South Africa, nditsamuye mfite ibibazo, ndashaka kujya kuvuzwa mu Buhinde. uko kwitsamura, kuki tutakuvura hano? kuki tutaha abantu izo serivisi ngo tubikorere hano? birandya rwose buri gihe. nk'ubwo rero urwo Rwanda nifuza ni ukuvuga ngo niba ndi muri retirement nitsamura, birumvikana. hanyuma se ejo ugomba gutwarwa hanze. ejo bundi muri inama nkuru y'umuryango niho mwavuze ko izi nshingano ni umuzigo muri shock absorber w'abanyarwanda. inyuma yanyu uwo muntu nyine azaboneka, uzatuma agomba kuba byiteguye. mugomba kwishakamo uwiteguye cyangwa uzitegura kugira ngo ahangane n'ibyo. yego, byo ni ngombwa. byo amabuye abayobozi baterwa n'ibyo bikorera kubera igihugu, kubera kukirinda, ni byinshi cyane. utabiterwa rero uzamenye burya ngo wumva ko uzamenye burya ngo burya afite ikibazo. uzamenye ngo n'icyo gihugu ayoboye gifite ikibazo. nyakubahwa perezida wa repubulika, uwo kuri kariba, ubwo nkoresheje icyo cyongereza, ku rwego rwanyu, ku bushobozi bwanyu, arahari? nigeze gusoma ikiganiro mwagiranye na Financial Times, mwagaragaje yuko genome yanyu idasanzwe. umuntu nk'uwo, abandi bagomba kuba zirasanzwe, sinzi uko babyanditse uko nguko, ariko ntawe uzabona usa n'undi, ntawe uzabona umeze nkanjye. yego, nk'uko
ariko undi uzabona utameze nkanjye ashobora no gukora ibi ngibi nkora no kurushaho. Urumva icyo nshaka kuvuga? yego Turi ntabwo dusa, buri wese afite ubudasa bwe. Muri uku kudasa hari ushobora gukora ibintu ku bundi buryo, ndetse abantu bakanavuga bati ariko ibi uzi ko ari byo twari tubuze. Ibyo nibyo nkeka kandi nibyo nibwira ko ari byo. Nta muntu ushobora gusa n'undi. N'ibyo ushima uyu munsi byakozwe na kanaka, okay, ariko hirya no hino hari ubundi, hari abandi bashobora kubukora mu buryo bundi, cyangwa se bazana uburyo bundi bwo kubireba ugasanga ari byo. Ni nabyo tugerageza gutegurira abantu kugira ngo, ndetse no mu mikorere isanzwe ya buri munsi, abantu bakwiye kuba batekereza batyo. Ushobora kubikora ndetse no mu mucyo, no mu ngeso nzima, ukaba wavuga uti bigatangira kuboneka ubu ngubu. Ariko wenda aho bigorera, ibi dukoraga bimwe tugeraho ntabwo byose binturukaho, ndetse byinshi ni ibitanturukaho, ni ibituruka mu bandi bantu, ariko tukabihuza, noneho njye nkabiha uburyo bikorwa. Ni ukubiha uburyo ariko byaturutse no mu bandi. Abo rero barahari, barahahora. Uburyo bw'iyo management, uburyo bwo kuyobora ibyo ngibyo, nibwo abantu bashobora kuza bagakora ku buryo. Naho abantu benshi ni benshi, nibo benshi. Ntabwo nabyo bitazaba kubikabya wenda kubera ko ibintu bigenda neza, cyangwa ikindi umuyobozi abantu bakibwira ko byose ari byo bikora. Ntabwo ari byo. Yewe ahubwo muri kwa guterwa amacumu buri munsi kw'ibintu biba mu gihugu cyacu mpangana nabyo hanze n'iki, ngira n'amahirwe y'uko abantu bampa krediti y'ibintu navanye mu banyarwanda. Umenya kubishyira ku murongo wenda bikagenda neza, gusa naho ubundi ibyinshi biri mu banyarwanda, bishaka gusa ko bireba neza ukabishyira umurongo kandi ukahozaho, ntufate hirya no hino. Bishaka nanone ubuyobozi bushaka karagitaga. Ntabwo ari ubwenge buruta ubw'abandi, cyangwa ntabwo ari ibindi bikorwa bihambaye by'igitangaza, ariko iyo ufite karagita, iyo ufite uri umuntu ushishoza kandi ugahozaho, icyo gihe ni nabyo bigira ubuyobozi, cyangwa se bituma igihugu kiyoborwa neza. Ariko rero bituruka henshi cyane. Abantu rero bashobora kwicara bagashakisha muri aho henshi bituruka. Hari umuntu, haba hari umuntu. Ushatse, ntabwo ari ibintu byoroshye. Nabyo bishingira no ku mateka y'abantu. Hari umuntu uvuga uti, ariko ayo mateka ntakwiriye